ni icyiciro cya karindwi kigizwe n'abasore n'inkumi bagera kuri 349 basoje amasomo yabo mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi hano Gishari, bamaze kugaragaza ubunararibonye bize mu gihe cy'amezi 3, aho bagaragaza ko ibyo bize bazabishyira mu bikorwa ndetse bikazabafasha no gufasha abaturage mu gucunga umutekano. Aya masomo twizanga azadufasha cyane mu kazi kacu kuko twarigishijwe bihagije, twigishijwe kuba wagenda ahantu nk'urugero habaye inama cyangwa umupira ukaba warinda umutekano w'abantu wabanje kubasaka, twize n'ibiza, twize no kuba wagera ahantu habereye cyangwa ukaba warinda abantu ibimenyetso mu gihe lift itaragera. Tuzabikoresha cyane kandi turashimira polisi y'u Rwanda yadufashije ikatwigisha, turabyishimiye cyane. Iki gikorwa cyo gusoza amahugurwa ndakishimiye cyane kuko twarahuguwe bihagije, twahawe amasomo menshi agiye atandukanye azadufasha mu kazi kacu ka buri munsi, aho tuzajya dufasha abaturage mu rwego rwo kubarinda ndetse no kongera mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere, bateze n'imbere igihugu cyacu. Amwe mu masomo bize harimo gucunga umutekano, gukorana n'abaturage ndetse no gukoresha intwaro. Bakaba barize n'imyitozo ngororamubiri, aho ibi byose bavuga ngo bizabafasha mu bijyanye no gucunga umutekano. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana yabasabye ko ibyo bize ahangaha bagomba kubishyira mu bikorwa ndetse bikazafasha n'abaturage bagiye guhagararira aho mu turere mu bijyanye no gucunga umutekano. Kuva urwego rwa Dasso rwashingwa rwakoze imirimo ntagereranywa mu kurinda umutekano w'abantu n'ibyabo binyuze mu bufatanye buhoraho n'abanyarwanda mu gihugu hose. Uyu munsi turishimira ko muri rusange u Rwanda rutekanye mu midugudu yose, ndetse duherutse kubona n'umwanya mwiza wo guhurira mu bikorwa byo kwamamaza ndetse n'amatora ya perezida wa Repubulika n'abadepite, bikaba byarakozwe mu mucyo no mu bwisanzure kubera nyine uwo mutekano dufite. Uyu munsi kandi ni umwanya mwiza wo kwibuka ko dukomeza guhagurukira rimwe kugira ngo duhashye n'imico mibi ikigaragara hirya no hino: ubusinzi, ubujura, kwica no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, abana bava mu mashuri, imitangire mibi ya serivisi, ndetse no kudakemura ku gihe ibibazo by'abaturage bituma bahora basiragira mu nzego zo hejuru, ihohoterwa ryo mu ngo n'ibindi bitandukanye bigenda bihungabanya umudendezo w'abaturage umunsi ku munsi. Aba basoje bose icyiciro cya karindwi ni 349, barimo abasore 241 ndetse n'inkumi 108. Bose bamaze hano amezi 3, aho ibyo bize bagiye kubikoresha hirya no hino mu turere, bakavuga ko bazarangwa n'ubunyangamugayo n'ibindi bikorwa biranga abashinzwe kurinda abaturage. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, Gishari mu karere ka Rwamagana. Ijwi, uratubwira amazina yawe? Dasso Sinamanga Florence. Yego, nagira ngo tubwire, urumva wimva ute nyuma yo kurangiza amasomo? Ndikumva nishimye cyane ku buryo nishimye cyane birenze, ntabwo nari nzi ko twagera kuri uru rwego, ndikumva nyuzwe cyane. Yego, ubumenyi mwahawe mugiye kubukoresha gute mu gucunga umutekano w'abaturage? Tugiye gucunga umutekano w'abaturage, tubabwira neza, tutabatoteza, tuberera imbuto. Mbere na mbere ugomba kwereka umuturage ni ikinyabupfura, utamuhutaza. Sawa, urakoze cyane, urakoze. Come on,
umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba, nyakubahwa umuyobozi w'ishuri ya polisi ya Gishari, nyakubahwa ba komiseri na ofisiye bakuru ba polisi y'u Rwanda, nyakubahwa abayobozi b'uturere muri hano, nyakubahwa mwese muri hano, barimu namwe. Murakoze nyakubahwa umushyitsi mukuru. Murakoze nyakubahwa umushyitsi mukuru. Murakoze nyakubahwa umushyitsi mukuru. bakoresheje amaboko nayo abafasha gucunga umutekano no kuba amasomo ya karasisi bamaze kutwereka kabigisha discipline mu mikorere yabo. Hari amasomo no gusumba uburebure kugira ngo ubone n'abanyeshuri 28 Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mukaba n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, murakoze mujya mu byicaro byanyu. Uhamye umubano n'amahanga yose, maze ijambo ryawe